umuntu ntago namenye ahantu avuye, ntago namenye uko bigenze, nagiye kubona mbona perezida wa repubulika ahagaze nko mu metero imwe yanjye, urumva ariko mbaza kumva abantu bavuga ngo mu bantu barasimbuka abantu baragira nkibaza nse abantu barwanye none abantu barwanye muri kumbi barishimye cyane kuko arimo arabaca mugore. Uriya mudamu nubwo yabajije ikibazo, nubwo yagaragaje impungenge z'ibyamubayeho, ariko muhumuza wumvisha ibyo akora, wumvisha anifuza kuzazana mu Rwanda. Umudamu wabajije ikibazo, uriya mudamu ngira ngo abantu nabo bumvishe ibyo akora, bumvishe ko nyuma y'uko yaba we yaba umwana we haba ikibazo nk'icyo yavuze, ariko yahise nawe yumva ko agomba agatabara bashobora kuba bahura n'ikibazo nka kiriya, noneho we kabafasha. Wumvishe ibyo akora, wumvishe umubare w'abana afasha. Hanyuma ahangaha reka nitonde mpavuge neza. Hari abantu bavuga bati ese kiriya kibazo nyakubahwa perezida wa repubulika yarakibagiwe, ese nyakubahwa perezida wa repubulika ko atagishuje. One Nation Radio. Ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese. Ibihe byiza kuri mwese inshuti bakunzi mudukurikirana ku ijwi rya diaspora One Nation Radio. Twizere ko mukomeje kuba hose abadukurikira muri diaspora cyangwa se mu ntara gatandatu, abadukurikira mu Rwanda, mwese mukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Simon Mwumuza, twinjiye mu kiganiro cya none, ariko kandi tunakomeza kubibutsa niba uri mushya kuri iyi YouTube channel yacu, kugira ngo tuzajye tubasha kubana kenshi mu biganiro n'amakuru tubagezaho, wakanda aho hasi kuri subscribe ndetse no kuri nzogera ya notifications, kugira ngo buri uko hagiyeho ikiganiro cyangwa se indi nkuru runaka ubashe kuba mu wa mbere babimenya. Nkuko muri kubibona imbere kuri ekara zanyu, turi kumwe na bwana Egide Ruhashya, tugiye kubana mu kiganiro cya none. Nta minsi ibiri irashira muri iyi weekend duteye umugongo cyangwa se tuvuyemo muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haberaga Rwanda Day. Ni nyuma y'imyaka 4 yari ishize yose Rwanda Day itaba kubera impamvu zitandukanye, ariko hanini no kubera icyorezo cya COVID. Kuri ubu rero ku munsi wo kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu nyirizina Rwanda Day yarabaye. Benshi birashoboka ko mwabikurikiye, na mbere yaho ngira ngo twakoze ibiganiro bitandukanye tuyirebera hamwe uko wenda ishobora kuzaba imeze. Bwana Egide Ruhashya, reka ntangire nguha ikaze. Uraho neza? Amakuru? Uraho neza Muhumuza, mbonereho no kuramutsa abadukurikira hirya no hino, ndetse nanabwira abakunzi bacu benshi twaganiriye ko support yabo kuba bavuga bati ibyo mukora turabashyigikiye, ibyo mukora turi kumwe, bati turabakurikira 100%. Ndagira ngo mbabwire ko mwese ari abo twabonanye, ari abo tutabonanye, mwese tubifite ku mutima. Ikindi kandi hari abagiye batubwira bati ndetse hari n'abampaye contact zabo bambwira bati turifuza kubagira inama kurushaho. Ibyo ni support ikomeye, byatweretse ko mudukurikirana, byatweretse ko mudufite namwe. Iyo rero support ni support ikomeye. Hariho abagiye babasha kumenya bakabwira bati birirwa twibwira turakuzi, ariko twe ntutuzi. Impamvu nuko tukubona, nuko tugukurikirana, icyangombwa n'iki nuko mbese dukurikirana ibiganiro byawe. Nta cyiza rero nko gukora ikintu, nta cyiza nko gukora ibyo abantu bakunda. Ni ukuvuga ngo mwese ari abo twabonanye, ari abo tutabonanye, ndagira ngo mbashimire. Ntabwo rero mu by'ukuri nabona amagambo
yo kubivuga. Ikindi kandi ntabwo nari kubasha kugera kuri buri muntu, ariko ikibimo gikomeye ni iki, nuko igicaniro TV twese tubifite ku mutima. Hari abagiye banampa ubutumwa nzaha bagenzi banjye dukorana, abo dusangira ibiganiro batandukanye. Mwese mwampaye intashyo yabo, kandi iyo ntashyo nzayibagezaho. Murakoze cyane. Nguko rero Muhumuza, mbese warumbajije uti bite, bimeze bite, nguko uko bimeze. Ukubutsi Washington DC niho waruri, wagarutse ryari uva muri Rwanda Day? Nakubwira ko amaguru rero ari aya Muhumuza, mbese ntabwo ndicara, mbaye nkigera hano muri studio, noneho ndavuga nti reka cyane cyane icyo kintu mvuze cyo gushima no gushimira abakunzi b'igicaniro TV, mbanze mbivugiye ntaraguheka rwose. Yego umuntu abananiwe, ruriya rugendo ni rurerure, ngewe naciye inzira isa n'igoyeho gatoya, kuko navuye mujyi mbamo wa Birmingham, ni umujyi wa kabiri w'iki gihugu, ngatwara amasaha 2 rero ngera Heathrow Airport, aho ni muri London, hanyuma nkagenda amasaha 6 kugira ngo nzagere muri Iceland. Mpageze ubwo naho nagombye gufata indi, none akaba ariyo yangejeje Washington. No kugaruka rero nuko byagenze. Urumva rero ko mbese magingo yangaye ndananiwe nkigera hano mu rugo, ko nyine urumva nageze Heathrow, ndatwara kugera hano andi masaha 2, ariko ndavuze ntago naguheka ntabanje kugira icyo mbwira abakunzi bacu. Yego, Rwanda Day warayitabiriye, yewe n'abatarabashije kuhagera twarayikurikiye kuri televiziyo, ariko uko natwe twabonaga ari byiza, ariko noneho nubwo tutari duhari mbona nkubone nk'uko wowe wari uriyo, wowe wabirebeshaga amaso mbona nkubone. Watunyuramo muri make, Rwanda Day wayibonye ute nyuma y'imyaka 4 yose itaba? Buriya rero sinzi icyagaragaye kuri televiziyo, sinzi icyo abantu mwakurikiye muri kure, sinzi ibyo baba barahitishije, ariko reka ngerageze mbese gushushanya ibyo nge naba narabonesheje amaso yanjye, hanyuma mbabwire ko Rwanda Day ntago ari umunsi wo kuwa 6 gusa. Rwanda Day burya yari yatangiye kare. Rwanda Day yari maze nk'iminsi 2 harimo gutegurwa, harimo ibintu byinshi cyane bikorwa kugira ngo urya munsi uzagende neza. Buriya habayeho igikorwa gikomeye cyane cyuko abantu batangira kwegera abantu, gutraveringa bava hirya no hino, guhura n'abantu muri za aeroport zitandukanye. Uko mugenda mwegera uwo mwahuriye ha, mukaza kujya kubona ukabona murongeye mukuriye hano, utese nawe burya bazaga hano, burya se nawe wari ugiye muri Rwanda Day uti no mukagera mukabiganira. Ubwo rero Rwanda Day yari yatangiye ubwo busabana, hakabaho kuvuga ngo ese abantu murarara hehe, ariko abantu bari boroherejwe babwiwe za hoteli zegereye aho bizabera, aho abantu bagombaga gucumbika. Noneho ugasanga nyine abantu muragiye murahageze muri zo hoteli, no kuvuga ngo hoteli ugasanga murimo muri abantu 100 b'Abanyarwanda. Urumva niba muhuriye muri breakfast, of course muri buvuge kuri Rwanda Day. Ngira ngo ibiganiro natanze burya ibyinshi nabitangaga kubera ko mpuriye n'Abanyarwanda, tugiye gufata amafunguro mu gitondo muri breakfast, noneho ukaganira n'umuntu bitewe na sujet mwariho, ukamubwira rero ndumva ntago ikiganiro usanze nta kibazo, akambwira ati rwose nta ngorane. So ubwo rero Rwanda Day yari yatangiye. Hanyuma habayeho ikintu cyo kuvuga ngo kuko niba mwibuka abantu twarasabye, twariyandikishije kugira ngo tuzajye muri Rwanda Day, noneho ukarosova invitation, ariko iyo invitation ikazana na barcode yayo. Ni ukuvuga ngo rero hari ahantu hari organisation iteye ubwoba. Umuntu yagombaga kugenda ukajya muri registration, wagerayo bwa butumire barcode yawe bakayisikana, uko bakayisikanye hagasohokamo badge yawe ivuga aho uvuye, ivuga amazina yawe. Niba uzakora muri protocol byahitaga bizaho, niba uzakora muri security byahitaga bizaho, niba uzakora muri media byahitaga bizaho, biterwa n'ibyo wasabye cyangwa naho bagushize bakurikije akazi baguteguriye. No kuvuga ngo rero n'umu participant nawe byahitaga bizaho. Noneho rero badge yawe ukayakira, hanyuma
wamara kuyakira bamaze kubona uriwe, bamaze kuguha baji, bamaze kuvetera ko bavuga bati uyu nawe yahageze, no kuvuga ngo umubare wahitaga wiyandika hano kugira ngo bazamenye bati haje abantu bangana iki, bagahita bakwereka rero aho ugana. Umuntu wese waje muri Rwanda Day wese yatahanye iyi ngofero yanditseho ubudasa bw'u Rwanda. Hari ingofero uhabwa, hari t-shirt uhabwa. Iyo nza kuba nabiteguye nuko nyine navuze ko aribwo nkigera hano naje aribyo nambaye. Ahangaha naho kuri iyi furari nziza cyane, iyi furari ikoze muri karite nziza cyane, nayo yanditseho ubudasa bw'Abanyarwanda, sibyo? Noneho rero ibyo bintu bitatu, t-shirt, casquette, ingofero, hanyuma na furari, cyane cyane ko hari hanakonje rwose, iyi furari yafashije abantu, ukabifata. Hanyuma rero hari hariho no gukurikirana ibintu birebana na kumwe abanyemari, abashoramari bahura, ibikorwa bikorerwa mu Rwanda, kuba abantu babisura ukagira ibyo ubaza. Hari amabanki yose, hari za RDB, hari za BRD, hari amabanki yandi atandukanye, hari ubukerarugendo, mbese ibintu byose bikorerwa mu Rwanda. None ukagiye ukabaza icyo ushaka byose bakagufasha. Ariko habaye n'amanama yandi atandukanye, imbwirwaruhame zigenda zisobanura ibintu byinshi bikorerwa mu Rwanda. Ibyo rero ni ibintu byakurikirana. Biriya bintu byo gucuruza amafaranga muri stock exchange nabyo byari bihari kandi bagize uburyo babisobanura, ukuntu abantu bashobora kugura imigabane yabo. Bati muri iki gihe abantu igihe turimo, ibyo ni ibintu bikomeye abantu bakwiye kumenya, kandi ni ibintu mu by'ukuri ni business, ariko ni n'ibintu byafasha n'abantu. So ibyo rero ntago mu by'ukuri nzi niba barabyerekana, ariko ibyo ni ibintu byabaye kandi biba mu murongo mwiza, biba muri protocole na security nziza, abantu bari ku mirongo, abantu bagenda baganira, abantu basabana. Muhumuza nta kintu gitangaje, nta n'ikintu cyiza nko guhura n'umuntu mwiganye muri maternelle, urumva, nkuko bajya babivuga mu mwaka mu kiburamwaka, ugakubitana n'umuntu mwiganye muri primaire, urumva. Dukurikije amahano yarwaye mu Rwanda, hari abantu wabaguzi, abo bantu barapfuye n'ikigo, wajya kubona ukabona arakubonye arumiwe, nawe ukamubona ukumva, none mukicara mugahera aho muherukanira, mukamuratangira muraganira, n'uwo mukishima akavuga ati burya nakana karaho. So ibyo rero Abanyarwanda babikuyemo ikintu cyiza. Burya Rwanda Day hazamo byinshi, tubyonetse hazamo ibintu byinshi cyane, guhura no gusabana kw'Abanyarwanda, kubwirana inkuru, guhana contact, ese ukora iki, ese uba hehe, ni iki twafashanya, ibyo byose byari birimo. Hanyuma rero hari ikintu nyine nashima cya organisation ikomeye, Muhumuza, hari ahantu byabereye biriya bintu biragoye. Nagerageje gufata video y'ukuntu aho hantu hameze. Muhumuza ni ahantu hari amasale, ni ahantu hari rooms zishobora kwakira abantu birenga 10. Izo sale zikaba zirenze nk'eshanu zakira abo bantu, hakaba n'izindi nini kuri izo, ku buryo urahareba ukumirwa. Ikindi hari ibintu byose bishoboka, hari restaurant, hari amabar, hari mbese nta kintu kimwe wahashaka ngo uhagure, hari amahoteli aho ushobora kuryama. Noneho hari umutekano, mu mateka yanjye nta nigeze mbona umutekano wari uhari Muhumuza. Kiriya gihugu ngira ngo cyararebye kiravuga kiti ntago bishoboka Abanyarwanda 10,000 bagiye kuza mu mujyi umwe bakaba birunza ahantu hamwe, aba bantu ntituzi uko biza kugenda, abantu 10,000. Ariko Abanyarwanda urabizi ko niyo twaba miliyoni nta uryo urwaro. Bararindiriye reka, ariko buri nguni yari irimo babiri bafite ibikoresho umuntu atarigera abona. Abo bagabo ibyumba nabonye byari bibiri, hari icyo mwari murimo kinini, ariko hari n'ikindi cyaje gusaguka, kuko ubwinshi bw'Abanyarwanda nibyo nkubwira, abantu barasagutse, ahubwo na birya bibiri nabyo byaruzuye bajya muri za koridoro, urumva. Noneho abandi bajya hanze, bajya kubikurikiranira kuri za televiziyo nyine nk'uko abandi bose mu Rwanda cyangwa hirya no hino bari barimo babikurikirana, ariko bari aho ngaho, bikwereke ubwinshi bw'abantu bari bahaje.
wambaza uti rero babandi bajya bavuza induru babandi bajya bamanika za mpakarite harabo barabonye ni impamo y'Imana da habe n'uwaje kuba ari ntawe bamenye iyo byabereye yewe niba hari n'uwabimenye ntiyari kuhakandagira ntabwo rwose byari gushoboka kuko umutekano wari uhari wari ukomeye ikindi kandi control na security byari bihari na organisation uwo murongo bicamo kugira ngo uzahagere urumva nta kuntu byari kugenda so ku buryo rero abo bantu ndabizi ko hari bashatse kusirikira hirya no hino bagira ngo hari ibyo bari kwerekana ariko bimyeje imoso kuko nta wabashije kuhakandagira ibintu byose nabo babikurikiranye nk'uko abandi babikurikiranye ndumva rero ari ibyo nakubwira mbere y'uko wenda tuza kujya ku munsi nyirizina. Ni nacyo nari ngiye kugeraho nkubwira ni kamera ntabwo zigera hose nubwo wenda ugerageje kutunyuriramo ariko hari ibyo wagiye ubona wowe uko kuntu abanyarwanda bidagaduraga nabonaga hari ibitaramo biba nyuma yaba kuwa gatanu nk'uko babitubwiye habaye business forum kuwa gatandatu umunsi nyirizina ari nabwo nyakubahwa perezida wa repubulika yaje ariko wowe wabashije kugeraho kamera zitagera ni nk'uduki wagiye ubona ku buryo twabwira umuntu nawe utarahageze akumva uko byari bimeze usibye ibyo twabonaga kuri televiziyo. Nakunze nanone ndagaruka ku munsi nyirizina organisation yari ihari wamenyaga umuntu kuri badge yambaye ukamenya umuntu mu mwambaro bari bambaye imyenda runaka bakoraga akazi runaka bari bateguye abantu bicara banaza aho baza kwicara nta muvundo wari hari ahantu ni hanini ariko abantu bari benshi noneho abantu barabanje baraza byararenze muhumuze byararenze n'impamo y'Imana nkurikije kuko urumva ibintu byageze aho kuko hari abaje ntibageraho biyandikisha kubera ko batabimenya burya ibintu byose no gukurikirana no kujya ariko ntibyababujije kuza bari muri abo babaga bari aho ngaho hirya no hino ariko abanyarwanda bari benshi noneho abantu turaje noneho tugeze rero ubwo ni ku munsi nyirizina bya bindi byarakozwe baje urayifite ingofero urambaye kafurari ugafite murinjiye mugeze rero aho bacekinga none bahubwo bati gerageza urebe niba wakwisaka ugasanga ko nta kintu na kimwe kiri mu mufuka wawe cyangwa niba kinahari kitwereke none ukabyerekana noneho niba nta kibazo ukigira imbere wakwigira imbere hakagira undi noneho ya badge yawe wambaye kongera bakayisikana bagahita bareba bati uyu muntu koko iyi badge ni authentique noneho bagahita baguha akantu wambara hano ku kaboko noneho bakavuga bati igira imbere ugaca ahantu bakareba wasanga nta kibazo noneho ugahita hari aho twageraga abagabo bakajya ukwabo abagore bakajya ukwabo noneho tukigira imbere rero ubwo noneho ukaba mbese ubaye clear ku bintu byose wemerewe kwinjira muri sale rwose ngira amahirwe nyine kubera ko nari niyandikishije nk'umunyamakuru ngira amahirwe kuko baje yanyemereraga kuza kwinjira muri sale hakiri kare ku buryo nagezemo kare ibintu byose byabaye ndeba nagezemo kare bakira abantu ndeba bicaza abantu ndeba buri kintu cyose ku buryo buri muntu aho yari yicaye nari mpazi wazaga nkureba nkabona nawe ugiye kwicara umuyobozi runaka aho yari yicaye hafi hanyuma ntange ubwo njya mu kazi kanjye ariko hagati aho urabizi nk'umuntu ukora akazi nk'ako nkora ntabwo gusa ibyuma ari byo dukoresha kuko rimwe na rimwe ibyo byuma iyo bitabashije kubikoresha mu gihe runaka bitewe n'uko uri umwe cyangwa se bitewe n'uko hari ibiri kugucika amaso yawe muri icyo gihe uyahindura kamera njye rero ahanini amaso yanjye nayagize kamera akaba ariyo mpamvu ndi hano noneho ndi kugarura ibyo amaso yanjye yari kodinze ngo noneho mbibahe ibyo rero nakubwiraga narabishimye nshima noneho aho abantu bamariye kwicara za pano zabaye zose ngira ngo mwarazumvishe abahanga rwose bakomeye cyane kandi abantu bato ngira ngo mwarabibonye ko
haje rwose pano y'abantu bato cyane ariko b'abahanga kandi bavuga ibintu by'ubwenge gusa. Mwumvishe ibyo minisitiri w'urubyiruko yavuze, abantu ririya jambo bararikunze. Mwumvishe icyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr Biruta yavuze, abantu barabikunze. Ndetse mwumvishe inshuti y'u Rwanda, ambasaderi wigeze guhagararira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri South Africa, yavuze urane inshuti y'u Rwanda cyane, nawe afite byinshi yavuze. Hanyuma kandi rero noneho abantu bakunze ibyo Masai yavuze, cyane cyane birimo vision ya perezida, aho avuga ati perezida rwose yarabirebye rwose, ati akajya agira gutya umuntu akitukibaza tuti yagize ikibazo, ati ahubwo yari arimo yibaza uko byashoboka. Nawe rero yaje kumwongerera toya, ati burya ntabwo byari kwibaza aho niba byashoboka gusa, ahubwo nanibazaga naho amafaranga azabikora yava. Ahita anavuga ati ahubwo menye n'impamvu naho byavuye n'uwabivuze. Ibintu rero byari byiza cyane. Noneho rero wambwira uti, wambaza uti mudushya twabaye n'utuye. Muho ubundi muri Rwanda Day ujya kumva ukuntu umuntu ateye ikibazo, nyakubahwa perezida ariko banyibye ikibanza nuko hanyuma njya mu murenge, mvuye mu murenge ati nyuma yaho narangirije ku muvunyi. Ibyo ntabwo byari bihari. Urumva abantu bazanaga ibibazo mu byubaka. ngira ngo abenshi nabonaga bari gushima, usibye hari umudamu umwe nabonye. Barashimaga, ariko banashima bavuga bati hari ibyo twemerewe, ariko ntago ibyo twemerewe icyizere cyaraje amasinde. Dore ibyo twagezeho, noneho reka tuje kubikumurikira. Dore bya bindi watwemereye iki gihe kiniki, dore uyu munsi icyo byabyaye. Abo ni abakobwa bo muri Canada, abakobwa b'impanga bo muri Canada. Abandi benshi wasangaga barimo bazana ikibazo kirebana n'ibintu by'ubuvuzi, bya health, bya care, byo gutabara abana, byo gutabara abantu indwara zo mu mutwe, ubumuga butandukanye. Wumvaga abantu bavuga bati turi hanze turabizi, turi hanze twarabyize, noneho duhere no ku byo mwavuze, turi tayari kuba twagira icyo dukora. Wasangaga abantu bavuga bati nimuduhe support, muduhe imbaraga, twebwe twaragiye turiga, hanyuma tuze tubikoreshe mu gihugu cyacu. Waravuze uti umugore uriya mudamu nubwo yabajije ikibazo, nubwo yagaragaje impungenge z'ibyamubayeho, ariko muhumuza wumvisha ibyo akora. anifuza kuzazana mu Rwanda. Umudamu wabajije ikibazo, uriya mudamu ngira ngo abantu nabo bumvishe ibyo akora, bumvishe ko nyuma y'uko yaba we yaba umwana we haba ikibazo nk'icyo yavuze, ariko yahise nawe yumva ko agomba agatabara bashobora kuba bahura n'ikibazo nka kiriya. Noneho we akabafasha, wumvishe ibyo akora, wumvishe umubare w'abana afasha. Hanyuma ahangaha reka nitonde mpavuge neza. Hari abantu bavuga bati ese kiriya kibazo nyakubahwa perezida wa repubulika yarakibagiwe, ese nyakubahwa perezida wa repubulika ko atagishuje. Ariko abantu barasetsa n'impamo y'Imana. Muhumuza uriya mudamu nawe ko nageze muri iriya sare kare, uriya mudamu yaje mureba muri ya security na protocole byari bihari. Umudamu urimo asunika pushe y'umwana ntabwo ari gukora umurongo. Ibyo tubyumvikaneho. Bamubonye kare, baramuperekeza, bamukuriraho ibyo bintu byose. Yahise rwose ako kanya, kubera ko yari afite umwana. Icyambere yari afite umwana, n'undi wari ufite umwana, nuko byagenze. Ariko we yari afite umwana, kandi nyine bigaragara ko amusunika muri kariya kagare. Hanyuma bamushyize ku ntebe y'imbere, kuko ntago uriya mudamu yari kujya ahantu habaho ikintu cyo kuba yahura n'ubuskira umwana. Yicara ku ntebe y'imbere kandi yicara ku ruhande, ku buryo rero yari ameze neza, nta kibazo yari afite. Icyo ni ikintu cyiza cyane umuntu ashimira abakoze protocol n'abakoze security. Ahantu yari yicaye rero mwumvisha ukuntu rwose ibintu byari bikomeye. Yari yicaye nkaha,
hagacamo umwanya w'aho abantu baca kugira ngo batandukanye za ranje. Uwari wicaye nk'aha ku buryo agira gutya akamukoraho nk'akaboko, yari gukora kuri Akamanzi. Urumva yari yicaye inyuma y'Akamanzi, hari hicaye kuko ku ntebe ya gatatu hari hicaye Bruce Melody, urumva. Hanyuma iruhande aho ngaho hari hicaye Dr Iva Butera. Hirya gato hari Dr Emmanuel ugira shebuja, ministre wa justice. Bigakomeza. None kuri uru ruhande niho hari hicaye ba Masamba, niho hari hicaye abahanzi, urumva. Hanyuma hariho umuntu wavuze ko yayoboye muri Bralirwa, muri Heniken, witwa Ubarijoro Eugene. Nawe yatanze n'ikiganiro. Nawe yararaguse, nawe yari yicaye hafi yaho Madame Kamanzi yari yicaye. Bikumvisha rero ahantu Madame yari yicaye. Noneho rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika arinjiye, ariko wenda turaza kubisubiramo nze kuvuga uko yinjiye, ariko ndagira ngo abantu bumve icyo bita gusubiza ikibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari hariya, ari imbere. Uriya mudamu akimara kuvuga ati dore ikibazo cyanjye uko giteye, harimo ibibazo bibiri. Hari ikibazo cy'ubuzima, ni ukuvuga ngo agitangira kuvuga, nari nicaye hafi aho, nabonye Dr Iva Butera, Minister of State, yahise atangira kwandika. Birya details zose urya mudamu yavuga, yahise atangira kuzandika. Bitangiye kugera mu kibazo cy'uko yaba yarareze n'iki, Minister wa Justice, Dr Emmanuel, nawe mbona atangiye kwandika. Buriya Perezida yatangiye gusobanura biriya bibazo, abo ba ministre bamaze kugera kuri uriya muntu, bamuhagaze iruhande, bamubaza details zose. None se Perezida ntabwo yari kuri stage, ntiyari imbere, ntiyarebaga se? None se nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwibuke ibyo yavuze, avuga ati ibyo dukora tubikora nka team, urumva. Abashimaga ubuyobozi bwiza, ariko akavuga ati nanjye ngira amahirwe nkagira abo dukorana. Ibyo yarabivuze. None se ntabwo yari arimo areba ko icyo kintu kibaye, kandi ko bandi babishinzwe mu bintu bibiri yavuze, ba nyirabyo, abo bireba direct, bahise bajyayo? Ni iki kintu kirimo gusubiza kirenze icyo? Ubu maginga ya rwose ikibazo cyarashubijwe, kandi ukuntu uriya mudamu yishimye ntabwo umuryaga. Warabibonaga neza mu maso ye, aho amariye kuvugana na ba ministers bombi, ubona ko rwose basa n'abamubwiye bati humura, ikibazo cyawe turacyakiriye, kandi banamushimye n'ibikorwa bye byiza akora hirya no hino mu buryo bwo gufasha. Abitwaza rero kuba bavuga bati ntabwo twamenye uko byagenze, ikibazo cyarashubijwe. Ntabwo ari njye wo kuvuga uko bimeze, ariko ngenda avuga ibyo nabonesheje amaso. Aba ministers barahagurutse begera uriya mugore. Ubwo wenda reka kari kamwe mu byabaye aho ngaho, ariko nushaka ndaza kukubwira n'ibindi. Yego, hanyuma n'ubundi wari umaze no kubivugaho, natwe wenda bakurikiraga kuri televiziyo batari bahari mbona nkubone twarabibonaga. Perezida arinjiye, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byaragaragaraga ko abantu koko bari bamutegereje, bati ni wowe. Ngira ngo mbere gato hari habanje n'ubundi kwinjira madamu we, nyakubahwa First Lady, hanyuma uwaza kuza nyuma arinjira.
umwuka muri sale wari umeze ute? Mbese waduha ishusho y'ukuntu ibintu byari bimeze, usibye ibyo twabonaga kuri kamera, ko kamera ntabwo ifata hose. kamera niyo yafata abantu bavuza induru bakoma amashyi bamanika amadarapo n'iki, ariko ntiyafata suspense, ntiyafata ibiri mu bantu. Suspense ni urindira igishyika kandi utazi n'ikigiye kuba. Kuko burya Rwanda Day byose biba byabaye, bya bintu byose twavuze, usabane, guhura kw'abantu, kugira gute, ariko burya ikintu cya mbere babasha ni ukubona perezida wa repubulika. Burya byose bibaye hakagira igituma atahagera, burya abantu bavuga bati Rwanda Day, bati ibintu byagenze bite. Suspense yari hari rero nyuma yuko first lady yinjira. Hari ahantu ni hanini cyane nabikubwiye, hari imiryango myinshi cyane ku buryo umuntu akurikije security uko yari irimo igenda, umuntu abona bahindura intebe, babona pano zirarangiye, ukabona ba master of ceremony batangiye kuvuga bati abantu bashyiraho ka morale, kumva umuziki uravuze, wasangaga abantu, umuntu buri muryango umuntu areba avuga ati arinjirira hehe. Noneho ukavuga uti bimeze bite, kuko wumvaga aricyo cyonyine gisigaye, ibintu byose byarangiye, wowe ushigaje kumubona gusa yinjira. Noneho amaso akarangarira hirya no hino. Hanyuma rero nyine iteka uko bigenda, ahantu abantu baba bashyize amaso bibaza ko ariho aza kwinjira, kuko buri muntu wese yibazaga ko aho first lady yinjiriye ariho petetre aho nyakubahwa perezida wa repubulika aza kwinjira. Ntabwo ariko byagenze, yavuye hano. Twagiye kubona tubona aturutse imbere, urumva noneho aho hantu hafi hari n'ikintu cy'ikibafure kinini cyane ku buryo nyine umuntu atahise abibona neza, ariko twagiye kubona tubona yageze mu bantu. Aza rero aramutsa abantu, aza pepera abantu, hanyuma bari ku ntebe z'imbere ndetse abaha akaboko, hanyuma arakomeza agera hirya agenda aramukanya, pepera abantu rero barasimbuka. Nyine iriya atmosphere iba iyo yinjiye, ibyishimo bamugaragariza, amabendera, za furari kuzigira gutya, ingofero abantu bazivanamo, abantu bati ni wowe nko kumwereka bati mu kwezi kwa karindwi nta kisibya rwose, tuzongera tubikore. Niyo rero atmosphere yari hari abantu nyine, ukabona noneho muri sale hinjiyemo ubuzima, hinjiyemo izindi mbaraga, kandi abantu baba bagezemo kare cyane mu gitondo. Urumva bya bintu byose nakubwiye ukuntu bigenda bikurikirana, perezida ajya kuza, mbese abantu basa naho mbese batangiye ariko kuruha, ariko yaje iyo yinjiye ibintu byose birahinduka, abantu bakajya mu gicu, bakaririmba, bakabyina, none imbaraga zikongera zikagaruka, ngo kuko nakubwira buriya rugwiro n'urukundo twabonaga byarakomeje, usibye na nyuma y'uko yinjiye, noneho agiye no kuvuga ijambo, nabwo ubona ko abantu still baracyashaka kumwereka ko bamukunze. Nawe arababwira ati maze hano iminsi mikeya, atari ko nazanywe n'ibintu bitandukanye, kugira ngo mbere yaho gato yari yitabiriye prayer breakfast yari yabaye, ariko aravuga ati hano harimo abanyarwanda, abatuye hano muri Amerika, bavuye Canada, bavuye no ku mugabane wa Afurika benshi, ati nifuzaga guhura n'abanyarwanda baturutse hirya no hino. Asobanura agaciro ka Rwanda Day, uburyo ki ifasha abanyarwanda bari hanze kwiyumvamo igihugu. Ati igihugu niyo rwose wajya guhahira ahandi cyangwa ukajya ariko ntikikuvamo. Mu ijambo yabagejejeho muri kiriya gihe, wowe wenda wabashije no kuganira n'abantu bari bahari, ni iki abenshi basigaranye cyangwa se batazibagirwa mu mpanuro yabahaye cyangwa se mu ijambo yabagejejeho? Hari ikintu nabonye gikomeye, abanyarwanda bakunda igihugu cyabo, abanyarwanda bakunda umukuru w'igihugu pe, abanyarwanda ku gihugu cyabo ibintu birakomeye, abanyarwanda ku muyobozi wabo ni ikintu ntasubirwaho. Ntabwo bisanzwe ko umubare w'abantu bitabiriye Rwanda Day bavuye ku yindi migabane ugera ku mubare wari uwo. Ntabwo byajyaga bibaho kenshi ko abanyaburayi bitabira Rwanda Day yo muri Amerika. Ni nk'uko itaba mu Burayi ngo abantu bo ku mugabane w'Amerika baze i Burayi, ariko ubu ngubu haje abantu benshi cyane bavuye ku mugabane w'Uburayi, haje benshi bavuye ku mugabane w'Afurika, yewe
n'ubwinshi bw'abari muri Amerika muri za state zitandukanye. Ndakubwiye ngo hari umuntu bakoresha urugendo ruruta ngewe wavuye hano mu Bwongereza hagati mu Burayi, wari muri Amerika agakora urugendo rurerure kundenza. Naganira n'umuntu arambwira ati ngenda turavorenza amasaha 12 atwaye, akaza iminsi 2 akareba Rwanda Day akongera asubirayo amasaha 12. Ibyo rero Perezida wa Repubulika byose yabihaye agaciro, aravuga ati ntabwo nabona icyo mbinganya, ati nta cyiza nk'icyo ngicyo, ariko nyine nawe aravuga ati nyabuna mujye mujya guhaha, ariko u Rwanda mujye murugendana, u Rwanda mujye murugendana, waruvamo ariko mwebwe muramenye ntiruzabavemo. Abantu rero icyo ngicyo ni ikintu basigaranye cyane, urumva ni ikintu basigaranye gikomeye. Harimo ibindi byinshi byagiye bibaho, nko kuvuga ko dukwiye gukoresha umuvuduko udasanzwe mu buryo bwo kwihuta mu byo dukora. Icyo ngicyo nacyo ni ikintu abantu basigaranye mu mitima yabo, kandi ubona ko cyane cyane urubyiruko, urivuga ko bakomezaga bavuga bati urubyiruko rw'u Rwanda kuri ubu ngubu hejuru ya 30 no gukira urubyiruko. Abantu barabiseka, ariko iyo urebye nibyo, bati abanyarwanda mu minsi iza rwose 30, imyaka 30, nyine ni nabo benshi, nibo bazaba bari gukora ibintu byose. Nyabuna nimuze mufate igihugu, mugifate mu maboko yanyu, mufate za decision, mugikorere. Ejo bundi Bruce Melody nawe hari akantu yavuze keza, yaravuze ati bajyaga batubwira ngo ni mwe Rwanda rw'ejo, ukumva ibyo bintu bitagufashe, kukumva barabivuga nyine ngo nitwe Rwanda rw'ejo, rimwe na rimwe ukibaza nitwe Rwanda rw'ejo duteze. None baravuga ati rwa Rwanda rero none ubu ni twebwe nyine, ati ubu ni twebwe, nitwe Rwanda ubu ngubu nk'uko bajyaga babitubwira. Ati rero ni twebwe dutahiwe kubwira abacu ko ari bo Rwanda rw'ejo, ariko kubera experience twagize ni ukubibabwira tutabibabwira nk'uko twabibwirwaga, ahubwo umubwira ibyo ari icyo bisobanura ko umuntu ari u Rwanda rw'ejo. Nguko rero niba hariho ikindi wambaza kirebana n'ibyo ngibyo, cyangwa niba ngushubije wenda twajya ku kindi. Yego, ngira ngo wenda ku ijambo n'abantu bararikurikiye, ibibazo twabigarutse abantu bagiye babaza, ariko noneho se nyuma iyo Rwanda Day umunsi wa mbere urarangiye, wa kabiri ubusabane byagenze bite? Cyane ko twabonaga hari ibirori bitandukanye biri buze kuba, mbese abantu bidagaduye mu buhe buryo? Ntabwo abantu rero nyine habaho za surprise, ibyo habaho ibintu biba bigatungurana. Ntabwo mu by'ukuri twari tuzi ko muri gahunda ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yapanze gufungurira abaje muri Rwanda Day bose. Nibyo nakubwiraga nti hariya hantu ni hanini cyane. Muhumuza baravuze bati nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera ukuntu rwose yishimye, kubera ukuntu abanyarwanda turi hano n'iki, ati buri mwese arabatumiye ku meza, batwereka inzira ducamo. Abo bantu bose ibyo ya masare yose na babandi baseze muri korido, abantu bose tujya muri sare dukwirwamo mu mva, dukwirwamo iyo sare, ahubwo itubana nini, harimo ibiryo abo bantu bashobora kurya bakarya nejo bundi, ibyo ntabwo bishira. Hari inzoga ubwoko bwose muhumuza, hari za fanta, hari ibintu byo mbese nta nzoga, ibyayi, amata, za kofi, buri kintu cyose washaka cyari gihari. Hari abantu bahagaze kuri byo batakubarira, bavuga bati iserive n'akazi kawe, shyiraho ibyo ubasha n'ushaka uze kugaruka. Mana ishobora byose. Abantu baragenda rero bajya aho ngaho muhumuza, abantu barafungurirwa, abantu bararya, ariko muri uko gufungurirwa nanone abantu barongera barasabana, kuko urumva uko urwo ruhererekanye rw'ukuntu mwicaye aho hantu, mukamanuka ama escalator, mugakata, mukagira gute, ujya kugerayo ugasanga umuntu muri kumwe ntumuzi, ukiseriva, wajya kwicara ku meza ugasanga abantu ntabazi, ariko nibura abantu mugiye kwicara mukamarana amasaha 2 mwicaranye bose wava mwamenye. Urumva ni ubundi buryo bwo gusabana. Ibyo birabaye, hanyuma bari bavuze bati rero nibirangira ibyo ngibyo muze kugaruka muri iyi sare Rwanda Day yaberemo, noneho haba igitaramo. Nibwo rero babahanzi twageze dusanga hahandi twari twicaye muhumu
mu kintu kitageze ku minota 30 bari bayihinduye ibindi bintu irya sale yabaye nka night club none urumva za ntebe zavuyemo ibintu organisation iteye ubwoba hahindutse mu gihe abantu bari kurya abandi bari marimo bahindura sale tugarutse tuyoberwa ibyabaye urabyumva nibwo rero wabonaga abahanzi bishimye babyina abantu bajyamo nyine indirimbo ziwacu abahanzi kubabona live hari abantu baba batabazi bababona kuri za YouTube cyangwa se waramubonye rimwe kandi umukunda ubwo ibyo ngibyo rero byarabaye hagati aho hari akantu wenda nabwira abantu ni akantu navugaga kabaye kuri njyewe ubwo urumva ibi Rwanda Day irangira nyine urabizi ko byanze bikunze nyakubahwa Perezida wa Repubulika na First Lady barabanza bagasohoka bakagenda iyo basohotse rero ntumenya aho bagiye nyine baberekaho mu byubahiro byabo aho bagomba kugana noneho abandi bayobozi b'igihugu bakagenda nabo hanyuma noneho namwe mukaza gushakisha aho muca hari za exit nyinshi cyane mukagenda mucamo noneho mukagenda muhitahita bababwira bati mucaha hagati aho ukumva umuntu araguhamagara kuba ati se wabonanye na kana kukagarukaho kugira ngo umanuke yahari ugasubira inyuma ngo ujye kuramutsa wa muntu cyangwa uhagarare urindire kubona ikintu kidasanzwe ubonye aho ngaho niki noneho kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika tutatwamenya aho yagiye hari abantu yagomba kuzamuka niba hari ifoto mwabonye yifotoje na First Lady bari muri ba bana babyinnye bifotoje nabo yagombaga guturuka ku hantu akaza akazamuka ama escalator akazamuka hejuru kugira ngo abana bari bamaze kubapanga akagenda gahita ajyamo bagahita bafata iyo foto ntago namenye ahantu avuye ntago namenye uko bigenze nagiye ko nabona Perezida wa Repubulika ahagaze nko mu metero imwe yanjye urumva ariko mbaza kumva abantu bavuga ngo abantu barasimbuka abantu baragira nkibaza nse abantu barwanye none abantu barwanye muri kumbi barishimye cyane kuko arimo arabacamo noneho sizwe nakubise amaso gutya nanjye igiye gukrosinga aho ngaho mbona na Perezida ariko kumwe n'umufasha wanjye noneho umufasha wo kurya we ntiyari yanabimenya ashaka gukomeza ngo agende ndakurura rwose ndakurura nyabona have noneho nyine nyakubahwa Perezida aduca imbere nk'uko yaca aha ngaha mu metero noneho arazamuka izo escalator nyine arazamuka hama ageze hejuru numva babana bavugije induru nyine nyuma yaho tuza kumenya ko ari iriya foto yafataga nyine ubwo urumva nanjye mu byatumye probably hari ikintu gituma nsubira inyuma umuntu amamagara cyangwa njye muhamagara ngo tubonane n'iki nyine ubwo nanjye nageze amahirwe yo kugira ngo mubonere hafi cyane mubonere muri santimetero n'iki acaragenda ariko agenda pepera abantu aramutsa ubona rwose yishimye cyane kandi n'abanyarwanda bose bishimye ku buryo rero ko nagashya nanjye navanye muri Rwanda Day. Yego urakoze cyane uduhaye idonido uko byari bimeze ariko dusoza ikibazo kimwe umuntu yavuga ko iyi Rwanda Day isize mugani ki ihinduye amateka ndakurahiye ihinduye amateka ihinduye imyumvire y'abanyarwanda cyane cyane y'urubyiruko urubyiruko rwiyemeje gukora bitari ibintu byo gukina urubyiruko rwahaye promesse nyakubahwa Perezida wa Repubulika bamubwira bati birya n'ibya kiriya gihe tugiye gukora ibitangaza kandi ubibone waratubwiye inshuro nyinshi waratwigishije waratwinginze wadukoreye ibishoboka byose wadushyiriye kuri rayi ubu tuyiriho twarize nta kintu utadushyiriyeho kidufasha bati tukwemereye ko tugiye gukora pe abanyarwanda cyane cyane urubyiruko icyo gihango ni igihango gikomeye cyane cy'urubyiruko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku buryo rero ni ibintu bigiye guhindura imiterere y'igihugu cyacu ni ibintu bigiye guhindura imyumvire y'igihugu cyacu ni ibintu bigiye guhindura uburyo igihugu cyacu abantu bakibona kuko n'ubu ngubu no muri Amerika wacagaho bakavuga ati se nawe uri umunyarwanda uti nawe uje muri ya nama izabera hano uti aho uciye hose ugasanga nuko bimeze kandi ibyo ngibyo bisigaye biri ahantu hese henshi ni ukuvuga ngo nta muntu ugifite ipfunwe ryo kuba umunyarwanda ahubwo kuba umunyarwanda byabaye ni brand ubu ngubu ni urabivuga rwose ukaba uri proud ukaba uri umuntu uvuga uti jyewe ndavuga igihugu cyanjye buri wese kandi noneho ubu arakizi
ntabwo ari nka kera. Ikindi kandi ntabwo kizwi nk'uko cyari kizwi muri 1994. Oya, ubu ngubu kizwi nk'igihugu gifite ubuyobozi bwiza, gifite imiyoborere myiza, gifite iterambere, isuku, gifite ibintu byose wumvishe, ndetse inshuti z'u Rwanda bagiye harimo uriya umuzungu wavuze mbere y'uko uriya mama wari ufite umwana avuga witwa Andre Pico, wumvishe ukorana na RCCP ngira ngo, wumvishe ukuntu yavuze avuga kuko abenshi baravuga ati twageze mu Rwanda, twakoranye n'u Rwanda, abandi batahubwo njemba no mu Rwanda nkora ibi. Urumva nk'aho mudamu wari kuri pano ukora muri fondasiyo ya Warren Buffett, hariho abantu b'abarimu bakomeye b'abazungu barimo bavuga ibyo bakompara ibintu. So ku buryo rero nimpamo icyizere cy'uko abazadukomoka bazaba mu gihugu gikomeye, mu gihugu gifite imbaraga. Byagaragariye rero muri iriya Rwanda Day, niko navuga mu nzu. Yego, reka tugushimire cyane, hanyuma ubwo bwire n'abari badukurikiye ko dusoreje ikiganiro cyacu. Niba ariko nawe uri mu bitabiriye Rwanda Day, aho hasi muri comments ushobora kuduha igitekerezo cyangwa se nawe ibyakunyuze, ubishe ibyo bwana Egide Ruhashya nawe wari uri muri Rwanda Day, mbona nkubone uko byagenze, ijisho rye nk'uwayitabiriye, mwumvishe ibyo yabonye, namwe ubwo muraduha ibitekerezo byanyu. Reka rero mbashimire, bwana Egide ngushimire cyane kuba rwose ugerageje kutunyuriramo, kuba atari bahari uko byagenze. Wakoze cyane. Urakoze cyane Muhumuza, reka ngushimire cyane kuba tuganiriye, ngushimire wowe wadukurikiye, nanjye nkwibutse kuba wakora subscribe. Benshi twarabiganiriye muvuga muti rega hari igihe tutabimenya cyangwa se hari igihe tutabiha agaciro, ariko kubikora ni byiza, ndetse ukaba wanakora kariya inzogera kugira ngo notification ujye ibona, ndetse nta n'ikibazo gukora comment ukavuga uti ngewe ndagukonsera kujya ukora gutya, ndahamya ko ibyo wavuze ari ukuri cyangwa se ntabwo tubyumvikanaho, ukananenga ntacyo bitwaye. Noneho rero ariko niba hari ibyo wakunze nabyo ugashyiraho like. Mureke rero mbashimire cyane, mbifurize ibihe byiza. Urakoze cyane. Ubwo reka tubabwire ko ibiganiro byacu byo arakagaruka. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha. One Nation Radio. Ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese.